ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu, the fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Hewlett Packard abenshi mutunze muyita HP. Ni izina riva muri company y'abanyamerika ikora iby'ikoranabuhanga rya mudasobwa. Ifite icyicaro muri Palo Alto, California. Katuvuge kuri HP yabaye icyamamare n'icyatumye abenshi bayimenya kandi bakayitunga. Twe turi The Fixers. Mu 1938 iyi company yakoze kitwa HP 200B na HP 200A. Ndetse mu 1940 bakoze filime yitwaga Fantasia. Ibi byatumye nyine mu 1939 haramenyekanye Hewlett Packard cyangwa se HP. Burya HP ntikora imashini izi za mudasobwa gusa, uko bakora iby'amasoftware, bakora kandi ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, ibikoresho kandi byifashishwa no mu burezi. Abasore babiri, Bill Hewlett na David Packard, mu 1939 bari mu igaraje, kandi iri garage bari bararyise HP Garage. Ryari kuri Avenue ya 337 Addison Avenue. Ryari riherereye haje kugira izina ry'amateka rya Silcon Valley, iwabo w'inganda zose zikora iby'ikoranabuhanga. HP ikaba ariyo yatumye aha hantu habaho kuko niyo yahatangije. Muri 2007 HP yaje kuba ariyo company iyoboye izindi zose zikora ibya mudasobwa, ni ukuvuga yaba mu gucuruza cyane kurenza izindi, ndetse kugeza no mu mwaka wa 2013 ubwo Lenovo nayo yaje ikajya kuri uyu mwanya. Bill Hewlett na David Packard bari barize ibijyanye na electrical engineering muri Stanford University. Batangiye udufaranga duke cyane, batangije amafaranga angana n'amadolari $539. Baje kugira ibibazo bibaza niba company yabo izitwa Hewlett Packard cyangwa Packard Hewlett, ubwo ni hagati ya HP cyangwa PH. Baje guhitamo Hewlett Packard bitewe nuko basanze Hewlett ari we wari mukuru, abari ubanza. Gusa baje kubona umukiriya umwe mu mwaka wose w'1939 wabaguriye imashini zitwa HP 200B. Akaba zari audio oscillators, ni utwuma twakoraga iby'amajwi mu gihe babaga berekana amafilime kuko byari bigezweho icyo gihe. Bagurishijwe tw'umu 8 mu mwaka wose, bakuramo amafaranga angana n'amadolari $1563. Mu 1943 HP yaje guha abakozi bagera kuri 200 akazi, maze bakora audio oscillators, no kuvuga ngo twatwuma tw'amajwi. Aba ba nyiri HP kandi kuko bayishinze mu gihe hari intambara ya kabiri y'isi yose, bisanze bari no gukora kuri projet zo gukora imbunda n'amasasu. Ibindi bikoresho byose byakenerwaga mu ntambara nka counter radar technology, rikaba ryari ikoranabuhanga rifasha mu kuyobora ibisasu mu gihe byohererwe cyangwa kubitahura igihe birashwe, nabyo basanze bari kubikora, byakorerwaga muri HP. Muri icyo gihe umwe muri abo witwaga Hewlett yisanze ari officer cyangwa se umusirikare mu ishami rya Army Signal Corps. Bityo mu 1947 bw'intambara ya kabiri y'isi yari irangiye, HP yaje gusubukura ifite imbaraga mu kwa 8 tariki 18 mu mwaka wa 1947. Packard abari uba president. Icyo gihe bacuruje ibintu bya miliyoni 5 n'igice mu 1951. Muri uwo mwaka kandi bari bafite abakozi 215. Mu 1934 Packard yahaye Hewlett wari uvuye mu gisirikare umwanya wa president, gusa we aguma kuba CEO. Mu 1960 HP yagize ibikoranire na Sony, icyo gihe nayo yakoraga ibikoresho bya electronique niyo mu Buyapani. Bityo mu 1968 Packard nawe yahaye umwanya wa CEO Hewlett, yigira kuba Secretary of Defense wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ni Minisitiri w'Ingabo. Nushakisha mu mateka uzasanga mu gihe cya President Nixon uyu Hewlett ari we wari Minisitiri w'Ingabo. Mu 1972 kugeza 1993 nabwo yagarutse muri HP akora nka chairman. Mu 1938 HP niyo ya mbere yakoze ikizwe nka personal computer cyangwa se laptop. Kugihe hari hasanzwe hariho computer ariko bimwe binini bitagendanwa, HP yo yakoze agashya ikora laptop ya mbere. Gusa yatinye icyo gihe kuyita computer, ahubwo bayita calculator, kuko batinyaga ko itazagurwa bitewe na computer zari zihari n'ibyo zabashaga gukora, babonaga kiri hasi cyane. Gusa kari gato kandi kagendanwa.
bahise bagoma kukita calculator yitwaga Hewlett Packard 9,100 ikaba yaraguraga $5,000 by'amadolari. Nyiri Apple witwaga Steve Wozniak akaba ari nawe wakoze computer ya mbere yitwaga Apple 1. Igihe yakoraga muri HP yabahaye igitekerezo cyo gukora iyo Apple 1 barayanga, yewe yanabahaye icyo gitekerezo inshuro 5 zose barabyanga. Yavuze ko byatumye ari hahera akorana uwo mushinga na Steve Jobs nubwo bose nta mafaranga bari bafite. Gusa HP ni kampani yubashywe ku isi hose, buriya ni nabo ba mbere batumye habaho icyitwa Silcon Valley. Habaho izi scientific calculator, HP oscilloscope, logic analyzer na personal computer, nibo ba mbere bayikoze laptop. HP gukundwa kwayo cyane cyane muri Afurika ibikomora ku cyemezo yafashe mu 1980 cyo kuzana ishami ryayo hano muri Afurika y'Epfo. Icyo gihe bacuruje miliyari 6.5 z'amadolari y'Amerika, bagira n'abakozi bagera ku 85,000. Mu 1984 HP yazanye icyo bita inkjet na laserjet printers. Izi zabaye kimenya bose mu gukora printing na scanning by'impapuro. Babikesheje ikoranabuhanga bakoze yabafashije gufata utudomodomo tukabyazwa inyandiko. Mu 1986 bakoze urubuga hp.com, rukarubuga rwa 9 rwagiye kuri internet. Mu 1997 HP yacuruje bimwe mu bikoresho byayo muri Iran. Nubwo Iran yari yarashyiriweho ibihano, babicishaga Dubai n'ubundi bikajya muri Iran, kandi babikoze neza ku buryo n'igihe babibazwaga n'urwego rw'igihugu rwari rushinzwe umutekano wa Amerika, basanze HP yaragurishije ibyo bikoresho mu kigo cyitwaga Langton Gulf, ikaba yari kampani yabarizwaga mu Buholandi. Iyi kampani ikabijyana i Dubai bikahava bijya muri Iran. Muri 2003 HP yagize Langton Gulf Company, yacuruje neza muri uwo mwaka kuko bacuruze miliyoni 123 z'amadolari. Tugaruke mu mwaka wa 2000 kugeza 2005 HP yaje kugira imikoranire na kampani yitwaga Compact, hasohoka n'imashini zitwaga HP Compact, bakanasohora zitwaga HP Pavilion DV 1000 series. Hakozwe kandi HP Pavilion DV 1358, 1040, 2000, 5000 ndetse n'8,000. Muri 2009 HP yaje kuba brand ya 9 ifite agaciro gahambaye ku isi. Na n'uyu munsi ni brand icuruza kandi igikunzwe na benshi, kandi yanigarura imitima ya benshi. HP yagiye igirana imikoranire n'amakampani menshi mu gihe yabonaga hari ibyo afite ikeneye, bituma nubwo ikuze itajya yemera gusigara inyuma na rimwe mu ikoranabuhanga. Twe turi The Fixers. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronic ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri Y3 /iFix/RW cyangwa se duhamagare kuri izo telefone.